ibyo koko ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Munyangane gukoresha uyu mugani kuko nabonye abantu benshi batari bamenya yuko Alpha TVN Rwanda ariko ba mbere mu kwamamariza abantu bose bafite ibikorwa bigendanye na business bifuza yuko bunguka ku biciro bihambaye cyane. Alpha TVN Rwanda rero igufasha kwamamaza ibikorwa byawe mu buryo bwa social media, mu buryo bwo kwamamaza, mu buryo gukora amajingo, mu buryo bwo gukora service zose wifuza zigendanye no kumenyekanisha ibikorwa byawe neza cyane. Njya mbabwira nti turi umunara w'ibisubizo ku bashoramari, cyangwa se tukaba tubahereza ibintu biri karite kandi biri updated. So rero muze mwamamazani wacu ntabwo amafaranga ari menshi, ni amafaranga make cyane wese yayigondera bite na business afite. Duhamagara 078895 ubundi bigende neza cyane. Abafite business turakorana namwe, ndetse na abahanzi, amakorali n'abandi mwese tubana namwe mu buryo bwose butandukanye washaka kwamamazamo ibikorwa byawe byose tuduhari, tukakubera nka bamwe mu bajyanama muri business yawe neza cyane. Sasa rero muri abo ngabo bamenye agaciro kacu, bamenye ibyiza, bakamenya ko turi igisubizo kuri bo, harimo MU Insurance company y'ubwishingizi ku binyabiziga, akaba rero ari ishami rya Nyabugogo hariya imbere ya banki ya Kigali Beka mu nyubako izwi nko kwa Yakobo rwose, ngo orenze station mu kuboko kwawe kw'iburyo mu hepfo y'umuhanda tubona icyapa cyanditseho MU Insurance. Ni muwa benshi bazi nka muwa kon MU Insurance. Ubwo rero aho ngaho niho baguhereza ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ndetse kandi bagatanga na aluminium. Ikindi bakora nuko bashobora kuguhereza n'ubwishingizi bw'ingendo zo mu kirere, ubundi ukagenda umeze neza, uri comfortable, nta probleme, ubundi uhagaze bwuma. Naho kandi turi kumwe nabo muri Stay Kigali, ni inzu y'amacumbi nziza cyane yarara ku Kinamba, ugeze mu mahoro y'umuhanda hariya rwose hafi neza ya zebra crossing, usa nkwerekeza ku Gisozi. Zebra crossing banza ya mbere urenza amahoro y'umuhanda, hakurya ya station hari ruguru yawe mu kuboko kw'iburyo urabona korotire y'amatafari ya Ruriba. Aho ngaho hari icyapa cyanditseho Stay Kigali. Abo baragufasha cyane, bafite amacumbi meza arimo ibitanda byiza cyane, bafite kandi na muri buri cyumba barimo televiziyo n'amashene yose wifuza kureba, cyangwa se ugakoresha na internet y'ubuntu ya wireless. Nyuma rero yo kuruhuka ujya kwicara hejuru kuri terrasse witegeye imisozi myiza cyane ya Nyarugenge na Gasabo n'umurwa muri rusange wa Kigali, ukabasha kureba neza n'ibyiza biutatse. Ngabo nguko rero, ngabo aba bana natwe muri rusange. Gende Alpha nibigira naje sasa koma imbere yanjye ndi kubona ikiziriko kimeze n'icya kindi babaho umuntu ajya makima akahita anyushura agahita abunaga. Ibi ni ibiki banyarwanda? Hano hari urupfu rw'umwarimukazi wiyahuye. Abanyabwenge kuki mukora ibintu nk'ibyo abantu batize? Shaka ngo manze ndebe ibyari byo, kuko hari inkuru y'akababaro nabonye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura nayigize nte Gilbert niwe mbanje guheraho. Nabonye yavuze ko ngo uyu wiyahuye ari Kayitesi Josiane w'imyaka 25 y'amavuko, akaba yari umwarimukazi bwo yari maîtresse kuri groupe scolaire Karubungo, aho yitabye Imana aguye mu bitaro bya Kiziguro azi ikinini cyica imbeba yari yanyoye. Se yibonaga ari imbeba. Ariko abantu mukabyaramo, niki gituma abantu bari kumva yuko batsinzwe nibazo by'isi bakajya kwiyahura? Umuntu agize aracyafashe sumu ya panya, siko bayita arayimizi arayiriye. Bana bajya bavuga ngo kwiyahura buriya ngo birababaza, ariko ngeze hagati ngo bifuza kubaho ngo bikakuyobera. Hari abiyahura bamanutse ku mataje, hari abiyahura bimanutse mu migozi, hari abiyahura bakoresheje mu mazi bakajya muri za Nyabarongo, hari abiyahura bakoresheje ibi binini. Ko ngo iyo umaze gukinga utangiye kumva kugura utangiye gusamba utawifuza icyatuma ugaruka ibuzima
kuko nubundi urutanya no kwicuza cyatumye ubikora. Uyu rero Kayitesi Josiane wari maîtresse y'imyaka 25 yari na mutoya, ari muto rwose, hari yahura rwose anywa ibinini bya sumu ya panya. Ibindi biriya binini byakoreye kwica imbeba ntabwo byakoreye kwica abantu. Haka abantu musige mwibaza niba musiga mugira ibibazo bingana bite. Ngo ibi byamenyekanye ngo bitewe nuko ngo iki kinini cyamunutseho ubwajyanwaga kwa muganga. Ibiriya binini biranuka mutagikina, rero mwabiteze mu ngo zanyu ko abantu benjiye mu rwanyu barabimenye. Rero ngo cyamunutseho ngo babimenye ubwo yarageze kwa muganga, bamenya ko ibyo yaba yanyweye. Gusa urupfu rwe ngo rwabaye ari kuwa mbere w'iki cyumweru twatangiye tariki 22 Mata 2024. Yewe yaranashyinguwe ku munsi wo kuwa kabiri tariki 23 Mata. Rero nge nagaruye iyi nkuru kugira ngo abantu bibaze, uyu yari maîtresse yari yarize, cyo ni cyambere. Ariko umuntu wize gutandukanya sumu ya panya n'ubuzima byaramunaniye. Kera bajyaga bavuga ngo injiji ntabize, ariko babaga batukanye ko nta muntu waba warize utarize wemerewe kwiyahura n'ubuginga, ko ntago ari ibintu bizima. Niba ugaragaza ko uri umuntu w'intwari nagomba kunyura mu buryo bwo kwiyahura. Hatana uhangane nabyo. Niba ari ibibazo nari umuhungu waguteye n'inda, ugira ucya uyirere, umwana arakura akakugoboka kaba nka ministry. Nuko twamenye icyatumye uyu nayigize nde yiyahura, ariko kwiyahura n'ubugwari. N'abagabo nabo bajya bagira ibikosa byo kwiyahura ugasanga babaye ibibwa, hagari sawa. Rero uyu navugaga uyu nagize nabwo uyu nagize n'uyu nguyu ni Gitifu Mbabarire, Gitifu Gilbert, ahubwo uwiyahuye ni Kayitesi Josiane. Uyu rero uyu Gitifu yavuze ko urupfu rw'uyu mwarimukazi ngo rwabereye abantu amayobera, ngo kuko nta makimbirane bari basanzwe bazi yaba afitanye n'umugabo we babanaga cyangwa se ikindi kibazo yari afite. Abagore bakunda kugira ibintu byo guceceka bagacecekana agahinda n'intimba zabo, ariko ntabwo aba ari byiza. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Muduni Twizeyimana yavuze ko nta byinshi yavuga ku rupfu rw'uyu Josiane, kuko ngo inzego z'umutekano ngo n'iz'ubugenzacyaha zari zirimo gukora iperereza ngo kugira ngo menyekane cyateye uku kwiyambura ubuzima. Icyakora ngo yavuze ko uyu Kayitesi ngo yari asanzwe abiwabo, ariko ngo afite umusore babyaranye baturanye, ngo ku buryo hari igihe babaga babana ubundi bagatandukana buri wese agasubira iwabo. Iki nicyo nkundira leta. Niba ubana n'umugore mubana mutarasezeranye, nijya gukora statement cyangwa se ikagukorera raporo, izavuga ko ari umugabo babanaga cyangwa se ari umusore babanaga, ntabwo biva kuri umugabo kuko ntabwo bamwarasezeranye nk'umugore n'umugabo. Ngo ariko bakajya bahura bakabana bundi bagatandukana bakagenda gutyo. Nko Superintendent of Police Hamuduni Twizeyimana yavuze, sibyo? Havuze ati ari umusore babanaga, ariko ubwo muntu ngo babanaga ejo bagatandukana, nta wamenye no bashwaraga cyangwa batashwanaga. Rero ariko aravuga ati yabanaga n'ababyeyi be uyu Kayitesi Josiane, ngo yari afite umuhungu babyaranye rimwe na rimwe ngo babaga babana ubundi bagatandukana agasubira ku babyeyi be, ngo nta makuru namwe ngaraboneka aganisha ku rupfu, kuko ngo n'ababyeyi be bavuga ko ngo nta mpamvu nimwe igaragara yatuma yiyahura. Mwarimukazi mwamwumva ariko yabaga iwabo, none akajya agira atya agasanga umuhungu wamuteye inda babyaranye, bakibanira by contracted nyine. Iminsi yashira akigarukira mu rugo, yakongera gushaka umuhungu akongera akazinga akigendera agasanga umuhungu nuko yari yibereyeho. Mbese guhamya ngabe yagumeyo byari byarananiranye. Ariko ibi nabyo ntibyaba impamvu ituma
bashinja bavuga ko aribyo byatuma yiyahura kuri urwego, kubera ko n'ubundi nta muntu n'uyu n'umwe wavuga ngo yiyahuye ku bw'izi mpamvu izi n'izi. Nawe kandi buriya wasanga muri uwo mutima hafite ibibazo bimugoye pe. Kandi wibuke ko burya uyu muntu yari yarize, yari umwarimukazi, ariko umwarimukazi unanirwa gufata umwanzuro n'ibitekerezo n'ubwenge bwo kujya kuba umugore wubatse urugo ngo ahamye abe mu rugo wenda nubwo baba babana mu buryo butemewe n'amategeko wenda batarasezeranye, ejo bagiye gusezerana, ibi nabyo byatuma yiyahura mu buryo tutazi twebwe. Byatuma yiyahura. Ubwo urumva rero niyo mpamvu uyu mubyeyi ntawamenya ko ibyo byatuma yiyahura, ariko kuba n'umuntu utarize utazi i na o uba iwabo mu rugo agira isoni z'uko yaba yagiye ku mugabo yakwahukana agatinya kugaruka hehe mu rugo iwabo, ni gute umuntu wize we byamunanira? Aho naho harimo question mark bamugana abantu bize. Ariko nubwo nyine ntawamenya ngo yahuye gute, urumva ababyeyi baravuga ati nta mpamvu tuzi. Ubwo n'umugabo we nawe wenda baraza kumubaza bamenye ati se niki cyatumaga mubana, ejo akagenda agataha, ejo akagaruka agataha. Kuki nk'umugabo utafashe umwanzuro nawe ari ukunze umuntu wabyaranye nawe, nanjye vuga ijambo ritari ryiza ngo yabyaje, ariko ntago ari byo, yabyaranye nawe. Kuki nk'umuntu ari ukunze uwamubyariye cyangwa se ukunze umwana we atari yamutunze akajya amuga ati tugumane? Aho niho haza kuboneka ikintu cyuko ababishinzwe baza gukorera riperereza bagakora ubugororangingo bakareba ese koko niyo mpamvu. Ariko ngibyo ibyo duhora tubona mu minsi. Abantu benshi bibwira ko ngo kwiyahura aribyo bitanga igisubizo, ariko ntako ariko bimera. Kwiyahura n'indi ndwara ntazi ibiturutseho, ariko ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Mugerageze kuba imfura, mwirinde kwandavura mukora amateshwa y'ibintu udakwiriye muri rusange. Reka rero twifurize umuryango we gukomera no kwihangana, kandi na nyakwigendera tumwifurize uruko ridashira ku Mana. Sindamenye uko Imana ibifata iyo umuntu yiyahuye abishaka, iyo yikuruye urupfu, niba nayo imwakira nko yakira wa undi wazize urw'ikirago. Ubwo Imana nizo ubushake bwayo, ariko nkatwe nk'abantu cyafite yaje mvuga ngo Imana imuhiruko ridashira. Ngayo nguko rero ibyuyu Kayitesi Josiane witabye Imana ku myaka ye 25 y'amavuko, akaba yari n'umwarimukazi, ariko nyine yasanze nyine kubaho muri ubwo buzima arabayemo navuze haruguru ntabwo yarabyishimiye. Ubwo n'abayobozi ba groupe scolaire Karubungo hariya mu murenge wa Muhura, ubwo nyine bihangane bakomeze n'abana yigishaga rwose. Urabona ko yigishaga rwose mu kigo cya groupe scolaire, ariko urumva ntabwo inkuru yarangiye neza. So reka mbashimire mwakoze, ariko dukomeje kurangisha moto yabuzemo kabyara. Mwe mugerageze wayibona abashe kuba yahamagara kuri nimero iri muri itangazo, ubundi habwa ibihembo bishimishije nkuko twabivuze mu itangazo ryacu rikurikira. Itangazo: Mukeshimana Alice ararangisha moto yabuze mu urukerera rwo ku cyumweru tariki 21 Mata 2024. Iyi moto ikaba yaburiye mu mudugudu wa Kivumu mu kagari ka Rwiri mu murenge wa Cyungo mu karere ka Rulindo. Akaba rero ari moto ifite plaque RD 548N. Ikaba rero ifite carte jaune yanditse kuri Hategekimana Florien. Waba rero yabonye iyi moto yabuze mu rukerera rwo ku munsi wo ku cyumweru mu masaha ya saa 8 z'igicuku, wayibona yayigeza ku buyobozi bumwegereye cyangwa se agamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0786188454 agahabwa ibihembo bishimishije. Mukeshimana Alice niwe wa atanze iri tangazo.